Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami riratubwira ngo maze abantu bose babibonye ibintu Imana yari ikoze ngo bikubita hasi bubamye bavuga ijambo ryiza baba ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Mana ishimwe cyane, genda ujye ku kagezi uzatungwa n'amazi yako, nzategeka ibikona nibirangiza bikugaburire, ubwo inzara yisha abandi wowe nta nzara izakwica. Arayibwira ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Twagarutse turabashuhuje bakunzi b'ibyiringiro by'Abera TV, tubashuhuje mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana wayo Yesu ndetse na Mwuka Wera. Amahoro y'Imana abane namwe cyane. Njye ubashuhuza ni mwene so Gasigwa Jean de Dieu, musangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Yego, aleluya, mumeze neza nanone kandi reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana turiganireho. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ntawe uhwanye nawe, nta n'uwasa nkawe, kuko iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Tugiye kumva ijambo ryawe, turasenze ngo ubane natwe, ubane n'Abanyarwanda, ubane n'abari hirya no hino mu mpande enye z'isi. Muntu wese wumvira ijambo rimuhindure kandi rimuhuze n'umugambi w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, dusome ibice byaho 18, dusome umurongo waho wa 39, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo wa 39 haravuze ngo maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Reka kandi twongere dusome, haravuze ngo maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko yabanye natwe, Imana yaraturinze, yabaye mu ruhande rwacu, yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu. Kuba turiho ni ubuntu bw'Imana, kuba turi bazima ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe ko yaturinze. Kandi dushimiye namwe mufate umwanya mugakurikira ibi biganiro, inyigisho, mugakora subscribe, mugandika comment, mugakora share. Umugisha w'Imana ukomeze ubazeho cyane. Kandi nawe utarakora subscribe, turakushishikariza ko wadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza ugakora subscribe, hanyuma ugashyigikira ivugabutumwa ubwo Yesu azaza guhemba bakoze neza, nawe azaguhemba nk'ababwirije. Imana ibahe umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami riratubwira ngo maze abantu bose babibonye ibintu Imana yari ikoze ngo bikubita hasi bubamye bavuga ijambo ryiza baba ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Babisubiramo kandi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Aleluya.
imana igukorera ikintu cyiza kizatuma abantu batakwemeraga bemera ko wasenze imana. Imana ikugenderere, igutabare neza ku buryo abantu bazabireba bazavuga ngo imana niyo mana niyo ikoze ibi ngibi. Imana ishimwe cyane. Mfite ijambo rivuga ngo kugira ishyaka mu murimo w'Imana, Imana ikakugirira neza. Kugira ishyaka mu murimo w'Imana, Imana ikakugirira neza. Bibiliya ivuze ijambo ryiza. Uyu ni umugabo witwa Eliya. Eliya yari umuhanuzi w'Imana. Imana yahamagaye imuzana mu gihugu cya Isiraheli ari umusuhuke. Bibiliya ikavuga undi mugabo witwaga Ahabu. Iyo Bibiliya imuvugaho iravuga ngo yari umwami w'Abisiraheli, yari mwene Omuri. Bibiliya iravuga ngo Ahabu ngo yimye ingoma y'Abisiraheli, atangira kuyobora Abisiraheli, atangira kugendera ngo mu ngeso mbi nk'iz'umwami Yerobowamu, atangira gukora ibyaha, atangira kwimura Imana, atangira kurwanya abantu b'Imana, atangira kurwanya abavuga Imana neza. Bibiliya imuvugaho iravuga ngo uyu mugabo yakoze ibyaha, ngo arongera akora ibyaha, ngo arusha abamubanjirije bose. Bibiliya iravuga ngo arabikora ngo bimubera bitoya. Niwe muntu wakoze ibyaha birangije bimubera bitoya. Bibiliya iravuga ngo amaze gukora ibyaha ngo bimubereye bitoya, ngo ariyongeranya agerekaho ikindi cyaha, ngo arongora Ezebeli umukobwa w'umwami Etibari w'Abashidodi. Ngo uyu mugabo witwa Ahabu amaze kurongora uyu mukobwa, ngo azana ibishushanyo, azana ibigirwamana mu gihugu cya Isiraheli, azana Bayali, azana na Ashera. Abisiraheli batangira gusenga ibigirwamana, babashyiriraho itegeko banga umuntu wese agomba gusenga Bayali, agomba gusenga imana z'umwamikazi Yezebeli, agomba kuyoboka ibi bigirwamana. Ngo abahanuzi b'Imana batangira gucika intege. Uvuze wese ngo Imana iravuze bakamuhitana. Uvuze ngo hari ikintu neretswe bakamuhitana. Uvuze ngo hari ikintu Imana yanyeretse mu nzozi bakamuhitana. Haleluya. Abahanuzi batangira gucika intege, abantu batangira kugira ubwoba, abantu batangira kureka Imana, abantu batangira gukora Bayali, abantu batangira kuramya Ashera kuri by force. Bahanuzi bimura Imana mu mutima, batangira kuvuga ngo ariko aho gupfa none napfa ejo. Ubundi Imana itirwanirira, Imana itabera amaso umurimo, Imana itari kurwanira umurimo wayo, none ubundi ndayikorera ngo bigende bite? Aho gupfa uyu munsi rero nazapfa ejo, aho kugira ngo ahaba nyice nasunika iminsi. Bahanuzi batangira gutakaza umwimerere, barakora batangira gutakaza agakiza, batangira kureka umuhamagaro wabo, batangira kureka ijambo ry'Imana, batangira kwimura Imana mu mutima. Ngo batangira kureka Uwiteka Imana, bibagirwa ineza y'Imana, bibagirwa imbabazi z'Imana,
bibagirwa imirimo y'Imana. Ariko uyu mugabo witwa Eliya, haleluya, nta jwi yumvishe, nta n'inzozi arose, nta n'iyerekwa abonye, ngo afata icyemezo aba ngo ariko ko nzi yuko Imana ishobora byose. Yumva umurimo w'Imana udakwiye gusuzugurika. Aba ngo Imana yankuye mu buhungiro, Imana yankuye iwacu mu nzara, Imana yangaburiye nari nshonje, Imana yamaye agaciro ntari ngafite, Imana yangabiye umurimo wayo, nta mpamvu yo gusuzugura umurimo wayo. Aba ngo n'ubundi nakurama kudapfa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aba ngo n'ubundi nakurama kudapfa, n'ubundi kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ngo Eliya afata icyemezo gihura n'umugambi w'Imana, arangije ngo arahaguruka ajya kureba umwami, aramubwira ngo yewe Ahabu, kubera ibintu muri gukora mu gihugu cya Isirayeli, kubera ko mwimuye Imana yo mu ijuru muri iki gihugu, uhereye nonaha tukiri kuvugana nta mvura izongera kugwa muri iyi myaka kugeza igihe nzabitegekera. Ngo Imana iranezerwa, bikora ku mutima w'Imana, binezeza Imana cyane. Ngo Imana inyurwa n'icyo cyemezo. Akimara gutangaza ayo makuru, ijwi ry'Imana rivugana na Eliya, riramubwira ngo va hano rero, ngaho hunga genda ujye ku kagezi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko ngo Eliya akigenda, ariko Mana ndafashijwe, Eliya ngo akigenda, ngo Ahabu arabiseka, Ahabu arabipinga. Ngo Eliya arongera aramubwira ngo kubera kubipinze nta n'ikime kizaboneka. Imana ishimwe cyane. Ijwi ry'Imana ribwira Eliya, riramubwira ngo none ubwo unkoreye gutyo, genda ujye ku kagezi k'Isarefati. Imana ishimwe cyane. Genda ujye ku kagezi, uzatungwa n'amazi yako, nzategeka ibikona nibirangiza bikugaburire. Ubwo inzara yisha abandi, wowe nta nzara izakwica. Nzabana nawe, nzarinda iryo sezerano, kubera ko ufashe icyemezo kigahura n'umugambi wanjye, kubera ko urwaniriye umurimo wanjye ishyaka. Nta nzara izakwica. Ngo Eliya ajya ku kagezi, arangije yiberayo, ngo ibikona bikamugemurira, Eliya akarya inyama, mu gihe abandi amapfa yabishe, Eliya ngo akanywa amazi y'ako kagezi. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana ihimbazwe. Gufata icyemezo, kugira ishyaka mu murimo, Imana ikakugirira neza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo imyaka iba myinshi, imyaka iba myinshi, iminsi iba myinshi, imvura yarahagaze itakigwa, amateka yarahindutse muri Isirayeli. Umwami wa Isirayeli ngo ashakishe Eliya, ariko aramubura. Aka kagezi gakamye, Imana imujyana ku rugo rw'umupfakazi. Nubwo hari amahirwe ya mbere yifunze, Imana iguhuze n'andi mahirwe. Nubwo hari umugisha wa mbere wagiye, ariko Imana iguhuze n'undi mugisha. Nubwo hari bizinesi yawe yahombye,
ariko Imana iguhuza n'indi bizinesi. Ibya mbere byarakamye, ariko Imana igucukurira kandi kariba. Imana iguhuza n'undi mugisha mushya. Haleluya, haleluya. Ngo Eliya agumaho, Eliya abaho ngaho, Eliya Imana imutungira aho ngaho. Igihe kigeze cy'imyaka 3 n'amezi 6, ijwi ry'Imana risanga Eliya, riramubwira ngo Eliya, noneho igihe kirageze. Ahabu namwumvishije, ni igihe cyo kugenda ukahura na Ahabu. Nanjye ndi Uwiteka, niteguye kuvubira isi umugisha, imvura ikagwa. Imana ishimwe cyane. Ngo Eliya arahaguruka, arimo agenda. Iki gihe Abisirayeli byari byabacanze, kubera ko umugabo witwa Ahabu yari yabwiye Obadiya, aramubwira ngo reka tugabane igihugu, uce hano ngaho hepfo, nanjye ndaca haruguru, tugende dushakisha utwatsi, turebe ko twaramira amatungo yacu, turebe ko twaramira amafarashi yacu, nayo ataza kudushiraho. Byari bivuze ko hari ibindi byari byarapfuye. Haleluya. Hanyuma ngo Obadiya aciye inzira imwe, ngo arimo agenda ahura n'umuhanuzi w'Imana Eliya, ngo aramumenya. Iyo umuntu akorera Imana neza biramenyekana, bantu barabimenya, bayobozi barabimenya. Iyo umuntu akorera Imana neza, abaturanyi barabimenya. Iyo umuntu akorera Imana neza, muri sosiyete barabimenya. Mwifurije gukorera Imana neza. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo Eliya Obadiya aramumenya, ngo amwukubita imbere, avugana nawe, amubwira ngo mbese Eliya we, nubwo wakoze biriya, yewe mugaragu w'Imana, yewe muntu w'Imana, ariko nanjye hari ibyo nakoze, ngo ataravuga byinshi. Eliya amubwira ngo agenda ubwire Ahabu shobuja yuko ndi hano ngaha. Haleluya. Yuko ndi hano azahure nanjye. Ngo Obadiya agira ubwoba, aramubwira ngo ushobora kuba utanzi. Ese Imana ntacyo yabikubwiyeho ko nafashe abahanuzi 150 nkabahisha mu buvumo, nkabatungirayo. Ubwo Yezebeli yashakaga kubica, ayo makuru ntabwo wayamenye. None ni igiki kiri gutuma unshuka ngo njye kureba umwami? Ndakubwiza ukuri yuko umwami yakwije inzandiko mu bihugu byose biduturanye, bidukikije, bibaza yuko Eliya ari wari, bagahakana. Umwami arabasinyisha. None nindamuka ngiye, umwuka w'Imana ukaza, ukagukura ahangaha, ukakujyana ahandi, ndakubwiza ukuri yuko ahabanyica. Ariko ngo Eliya aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana, ntabwo ndi bufe hano, ndashaka guhura na Ahabu. Ngo Obadiya arihuta, ahura na Ahabu, arabimubwira. Ngo Ahabu arihuta ajya kureba Eliya, ngo aramubwira ngo ni wowe Eliya. Bivuze ngo ntabwo yaramuzi. Ni wowe Eliya, n'ibyago wateje Isiraheli. Ngo Eliya aramubwira ngo twumvikane, nta byago nateje Isiraheli, ahubwo wowe n'ab'inzu ya so nimwe mwateje uyu muru w'Isiraheli. Aramubwira ngo none genda umamagarira abahanuzi bose 450 ba Bayali,
wamagare n'abandi magana ane bashera duhure ku musozi witwa Karumeli hanyuma turebe Imana nyamana. Imana ishimwe ko yirwanira ishyaka, Imana ishimwe kubereye maso abawitegereza, Imana ishimwe ko itazabura uko igenza abantu bayubaha. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo aho babigenza gutyo ngo atumira abahanuzi bose bahurira ku musozi. Rero yari yamubwiye ngo azane n'imfizi ebyiri, amazi aba ari hafi aho. Ngo yari yarangije afata disikuru avugana n'Abisirayeli arababwira ngo yemwe Abisirayeli mwe, yemwe abibagiwe ineza y'Imana, yemwe abibagiwe w'Imana yabavanye, muzageza ryari kuba murungabangaba? Arababwira ngo niba Uwiteka ari we Mana aba ari we mukurikira. Ngo Abisirayeli baraceceka, Abisirayeli baryumaho, Abisirayeli baratuza. Imana ishimwe cyane. Ngo Eliya avugana nabo arababwira ngo uyu munsi birakemuka, Imana nyamana iri bugaragare, Imana ikora iri bugaragare, Imana yanjye iri bugaragare. Ngo arababwira ngo abamureba n'abahanuzi ba Bayali 450, hari n'abashera abahanuzi 400. Ababwira ngo noneho rero tugiye kureba niba ducanira ibitambo, nibategura ibitambo, ariko ntibagire ushyiramo umuriro. Noneho baraza gusenga, Imana irasubirisha umuriro, araba ariyo Mana nyamana. Haleluya. Ngo arangije arababwira ngo ubwo muri benshi rero naba rimwe mubanza muhamagara Imana yanyu, imfizi yanyu nibayibahe, muyishyire ku gicaniro, muyishyire ku gitambo, ariko nimushyiremo umuriro. Hanyuma rero muhamagare Bayali imanura umuriro wayo, aho uraturuka ntago mazi, ariko mwe gucanamo. Ngo aba bahanuzi baratangira bategura igicaniro cyabo, bategura igitambo cyabo. Ngo barangije barasenga bahamagara Bayali, ariko Bayali iraceceka. Bayihamagara isaha ya mbere, ngo Bayali iraceceka. Ngo bageza mu saha y'igicamunsi, Bayali yacecetse. Ngo barangije ngo Eliya arabashinyagurira, abangwereka nimutera akaruru, ubwo Bayali ari Imana wasanga yazindutse, nimuyihamagare, ubwo ari Imana irabumva. Ngo barakotsora, ariko Bayali bayisabaga ibyidashoboye. Eliya arababwira ngo nimwikebagure. Ngo barikebagura, ngo amaraso aba imyijose, ariko Bayali iraceceka. Ngo bigeze ku masaha y'umugoroba, haleluya, bigeze mu masaha yo gutamba igitambo cyane mugoroba, ngo Eliya arababwira ngo rero ibyanyu mwabigerageje, mwagerageza uko mushoboye, ariko byanze. None nimuve mu nzira rero nanjye mpamagara Imana yanjye. Haleluya. Ngo Eliya yegera igicaniro, ngo aratangira aragisana kuko cyari cyarasenyutse. Ngo yatura ibyaha byose by'imiryango 12 ya Isirayeli. Ngo atangira kubaka iby'umurimo wasenyutse. Ngo atangira gusana ibyo abahanuzi bagiye mu byaha. Ngo atangira gusana ibyo abaririmbyi baguye. Ngo Eliya asana igicaniro cy'Uwiteka. Arangije ngo arategeka, ashyiraho inkwi nyinshi, ashyiraho n'imfizi ye. Arangije aravuga ngo mwuzuze uruhava amazi. Ariko Mana urwanirira abawe. Haleluya. Mana ishimwe kwirwanirira abantu bayo. Ndafashijwe.
ngo Eliya arababwira ngo nibongere, ngo uruhavu ruradendera amazi, ngo aba menshi cyane, ngo amazi aragwira cyane. Ngo Eliya arangije atangira gusenga Imana, arayibwira ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi bimenyekane, haleluya, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe utabara, bimenyekane ko ari wowe uhindura amateka, bimenyekane ko ari wowe utanga ubuzima, bimenyekane ko ari wowe waduhaye Yesu, bimenyekane ko nawe guhungiyeho ngo ataye gutyo, ahubwo bimenyekane ko ari wowe Mana. Nanjye nkaba ndi umukozi wawe, nkaba nkukorera, none nkaba nkoze ibi ngibi kubw'izina ryawe, kugira ngo Abisirayeli bagarure imitima yabo, bamenye kuri Imana. Haleluya. Ngo Imana yumva iryo sengesho, ngo Imana urumuriro wo mu ijuru utwika igitambo, utwika n'inkwi, utwika n'amabuye, ukamya n'amazi, ngo abantu bose babibonye. Niryo jambo twasomye, ngo abantu bose babonye iyo mirimo, abantu bose babonye Imana, abantu bose babonye itabaye, abantu bose babonye ihindirwa amateka, abantu bose babonye Imana ikwibutse, abantu bose babonye Imana ikoze, abantu bose babonye Imana ikubakiye, abantu bose babonye Imana igukijije uburwayi, abantu bose babonye Imana iguhindurira amateka, abantu bose babonye Imana ikoze imirimo, abantu bose babonye Imana ije iwawe, abantu bose babonye Imana ihaye agaciro umuryango wawe, abantu bose babonye Imana ihaye ugakiza umugabo wawe, abantu bose babonye abana bawe bize. Bibiliya iravuga ngo barakubita hasi, ngo bikubita hasi bubamye, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, baravuga ngo Imana niyo Mana. Ndagira ngo nguhanurire, nkubwire ngo Imana igukorere ikintu kiratuma abantu bamenya ko wasenze, igitangaza kiratuma bamenya ko ari Imana, igitangaza kiratuma bamenya ko ari Imana ije, igitangaza kiratuma bamenya ko ari Imana ihinduye amateka. Haleluya. Imana igukorera igitangaza, ababibona bavuge ngo ni ukuri Uwiteka gusa niwe Mana, kandi Uwiteka gusa niwe Mana. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mbasabiye umugisha w'Imana, mbasabiye umugisha w'Imana, mwese abari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda no mu mahanga. Imana igukorera ikintu kizatuma abantu babibonye bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen, 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 amen.